Ndabashimira mwese mukomeza kudukurikirana ku Kibabi TV, mukomeza kuduha ibitekerezo byinshi bitandukanye. Umukunzi wacu ku rubuga rwa TikTok yaravuze ngo muzatubwire ibyo kurya 10 byiza ku mikorere y'impyiko. Kurya indyo iboneye uretse kuba biturinda indwara zinyuranye, binadufasha mu gutuma imibiri yacu ikora neza, nuko tukabaho ubuzima bwiza. Mu kurya nyamara iyo ibyo turiye bigeze mu mubiri yacu, ikamuramo ibyo ikeneye, ibisigaye bigasohoka nk'imyanda. Rimwe na rimwe rero hari igihe iyo myanda idasohoka yose, nuko isigaye mu mubiri igahinduka uburozi bwangiza byinshi, cyane cyane inyama zo mu nda zishinzwe gusukura no gutunganya umubiri. Izo nyama hanini ni umwijima n'impyiko. Iyo ufite impyiko zikora neza, bigufasha mu gusohora imyanda myinshi mu mubiri binyuze mu nkari, gusohora isukari idakenewe, ndetse bikanafasha gusohora amazi yabaye umurengera. Hari ibyo kurya rero ukwiriye kwitaho cyane kugira ngo impyiko zawe zikomeze gukora neza, ndetse ube unazirinze indwara zinyuranye. By'umwihariko ibi byo kurya ni ingenzi ku bafite uburwayi bw'impyiko, kimwe n'abari ku mashini zibavomamo ibidakenewe, hamwe twita muri dialyse. Icyo kurya cya mbere ni pavuro. Niba ufite ikibazo cy'imikorere y'impyiko, uru ruboga rufatwa nk'ikirungo ntiruzaburi wawe. Impamvu nyamukuru nuko pavuro zirimo potassium nkeya. Si ibyo gusa, kuko pavuro ikungahaye kuri vitamine A, B9, B6, C na fibre. Dusangamo kandi lycopene, ikabifasha mu kurinda kanseri zinyuranye. Pavuro kuzirya zitogosheshe ku kariro gake, kuzirya salade cyangwa kuzinyuza mu mavuta zikaba imijungwe, imitura, nibwo buryo bwiza bwo kuzirya. Icya kabiri ni amashu. Mu mashu dusangamo intungamubiri zinyuranye zifasha mu guhangana na kanseri kimwe n'indwara z'umutima. Amashu akungahaye kuri vitamine K, ndetse tunasangamo vitamine C, vitamine B6, B9 na fibre. Kimwe na pavuro, amashu nayo arimo potassium nkeya. Amashu mu kuyarya nayo ni kimwe na pavuro. Ushobora kuyarya ari mabisi kuri salade, kuyatogosa cyangwa kuyanyuza mu mavuta akanya gato akaba imijungwe. Wakoresha amashu mu bwoko bwayo, yaba ayasanzwe cyangwa shufurere, gusa ukamenya ko shufurere yo irimo vitamine K nkeya ugereranyije n'amashu y'ibibabi. Icya gatatu ni tungurusumu. Tungurusumu ni nziza cyane iyo bigeze mu kubyimbura no kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Si ibyo gusa, kuko inabuza amaraso kuba yakipfundika. Ibi bishobora gutera indwara zinyuranye, cyane cyane iz'imitsi, ndetse zifasha mu gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Mu gukoresha tungurusumu ni byiza kutaziteka, kuko iyo uzitetse uba uzambuye ubushobozi bwo kubyimbura no kubuza amaraso kwipfundika. Ahubwo ushobora gukoresha ifu yazo cyangwa ukazikatagurira ku byo kurya bihiye cyangwa biri hafi gushya. Icya kane ni ibitunguru. Ibitunguru bikungahaye kuri flavonoide, cyane cyane yitwa cholesterine. Iyi cholesterine ibuza kuba hari ibya cyitekerera mu mitsi y'amaraso, ndetse ifasha mu gusohora uburozi mu mubiri. Ibituma ifasha mu kurinda indwara z'umutima, kanseri, ikanafasha kubyimbura. Kuba bifite potassium nke, ibitunguru ni byiza ku mpyiko, ndetse binarimo umunyungugu ufasha umubiri mu gutunganya ibinure, proteine n'ibinyasukari. Ushobora kubikatira ku byo kurya ugiye kubyarura, cyangwa ukabirya kuri salade. Icya gatanu ni pome. Imvugo yabaye igikwira ivuga ko pome imwe ku munsi yakurinda kujya kwa muganga. Pome ikungahaye kuri fibre kandi izwiho kubyimbura, kugabanya cholesterol mbi, kurwanya kwituma impatwe, no kurinda indwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Pome wayikoresha mu buryo bunyuranye. Ushobora kuyirya urubuto, kunywa umutobe wayo, cyangwa gukoresha vinegre yayo, apple cider vinegar. Icya gatandatu, inkeri. Inkeri mu moko yazo yose, zaba cranberry, blueberry, raspberry, strawberry, n'utubuto twiza tw'ingenzi mu mikorere y'impyiko. By'umwihariko cranberry zizwiho kurinda ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, ndetse zikarinda kanseri n'indwara z'umutima. Blueberries zo ibara ry'ubururu ziterwa nuko zirimo anthocyanine. Izi zikaba zizwiho gusukura umubiri. Si ibyo gusa, kuko zinarimo manganese ifasha amagufwa, vitamine C na fibre, hamwe n'ibirinda kubyimbirwa. Muri raspberries ho by'umwihariko harimo ellagic acid, ikaba ica intege ibyakangiza impyiko by'uburozi. Nazo kandi zirimo anthocyanine zirwanya uburozi mu mubiri. Tunasangamo vitamine C, manganese na fibre, bizwiho ububasha bwo kurwanya kanseri mu kuyibuza gusakara mu mubiri. Inkeri za strawberry nazo zikize kuri fibre,
manganese na vitamine C, ndetse zirwanya kubyimbirwa zikanarinda kanseri zinyuranye. Inkeri mu moko yazo zose zishobora kuribwa zihiye, zumye cyangwa ukanywa umutobe wazo. Icya karindwi ni imizabibu itukura. Kuba imizabibu itukura bituruka ku kuba harimo flavonoide zinyuranye. Izo flavonoide ni nziza ku mikorere y'umutima kuko zibuza ko amaraso yakipfundika. Ibi binafasha impyiko mu mikorere yazo, dore ko arizo zishinzwe gusukura umubiri. Imwe muri flavonoide ariyo resveratrol ituma hakorwa nitric oxide ihagije, ikaba igira akamaro mu gutuma imikaya iruhuka, bigafasha amaraso gutembera neza. Imizabibu rero ni myiza kwirya hagati y'amafunguro cyangwa kunywa umutobe wayo. Ufite firigo ukabikamo imbuto ukaza kuzirya zikonje, bikiza inyota. Uzahitemo izifite umutuku wijimye cyangwa izisa na move. Icya munani ni umweru w'igi. Burya umweru w'igi ni proteine gusa ziwugize. Uretse ibyo kandi unakungahaye kuri amino acide nyinshi. Niba ufite impyiko zidakora neza, ni byiza kurya umweru w'igi gusa kuko harimo phosphore nkeya ugereranyije n'inyama n'umuhondo w'igi. Ushobora kurya umweru w'igi ritogosheje cyangwa ugakora umureti wayo gusa. Icya cyenda ni amafi. Amafi nayo ni isoko nziza ya proteine, ndetse ku barwayi b'indwara z'umutima na diabete bagirwa inama yo kurya amafi byibuze 2 mu cyumweru. Uretse kubamo proteine kandi amafi anakungahaye ku binure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa. Amafi rero arinda indwara zinyuranye nka kanseri n'indwara z'umutima. Amafi akungahaye kuri omega 3 twavuga nka salmon, tilapia, mackerel n'andi. Icya 10 ni amavuta ya elayo. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu baba mu bihugu aho amavuta ya elayo akoreshwa yonyine bafite ibyago bike cyane byo kuba barwara kanseri n'izindi ndwara z'umutima. Impamvu amavuta ya elayo ari meza ku mpyiko by'umwihariko nuko akungahaye kuri oleic acid, bikaba ibinure birwanya kubyimbirwa ndetse bikanarinda uburozi mu mubiri. Akize kandi kuri polyphenol, zikaba nazo zikora akazi kamwe na oleic acid. Amavuta wakoresha ni extra virgin cyangwa virgin, niyo aba ari umwimerere by'umwihariko ukareba ko igihe cy'isarura harvest time kirenze byibura amezi 15. Muri make aba ari amavuta akuze. Mu kuyatekesha ntuyacamutsa, ahubwo ushobora kuyasuka ku byo kurya bihiye, kuyashoranya n'ibyo utetse cyangwa kuyashyiramo bitangiye gutogota. Ibyo ni byo kurya 10 byiza ku mikorere y'impyiko. Ndizera neza ko tugusubije wowe mukunzi watwandikiye. Reka mbabwire ngo iki ni Ikibabi TV. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.